asa nkaho ari we wahindutse umugabo ahinduka umugore, bitewe yuko usanga itegeko rirengera umugabo ariyo makeya cyane. Abagabo bafite uburenganzira bukeya, abagore bafite uburenganzira buri hejuru cyane yo bw'abagabo bubarengera. Noneho kwa kutajijuka, kwa kudasobanukirwa, kwa kwitiranya umuco waho twageze, ukumva ko noneho ugiye kwihimura, ukavuga ati noneho rero sasa ubu noneho abagabo bajye batubone, noneho baratugandamije, twarakubitwaga, twaratukwaga, ntibadufashaga imirimo, twakoraga imirimo ntibadushime, ntibanyurwe. Ugasanga umugabo amafaranga akorera nta burenganzira uyafiteho, umugabo akakugenera atakugenera ukimenya. None hano natwe noneho bagiye kutubona, bivuze ngo ubu ngubu umugabo arakora gatoya ukavuga ati ibeshye gatoya ukopfora cyangwa wibeshye. Abantu bacu, bakunzi bacu ba Mataro TV show, muzi ko duherukanye mu minsi mikeya ishize, nkuko twababwiye ubu twahugutse, twabonetse kabisa, turagarutse kugira ngo twongere tugume dukomereze hahandi, tuganire, turebe ukuntu twakwiyubaka, tugire ibiganiro cyangwa se topic runaka tugiye kujya tuvugaho zijyaniranye n'ubuzima bwacu hano muri Amerika tunyuramo, kandi usanga rimwe na rimwe dukeneye inyigisho runaka. Rero no muri inshuti z'akadasohoka, muri ba bantu kabisa b'abavandimwe duhorana umunsi ku wundi, kandi twizere ko n'abandi tuzakomezanya. Icyo tubararikira ni ugukora subscribe, share na like, nkuko tubazanira ibiganiro buri munsi. Ibyo ntago wabibona rero utakoze subscribe, share na like. Rero nanone ni Teacher Jibe ugarutse kubaganira. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu bita domestic violence, cyangwa se itoteza riri mu ngo z'abashakanye. Ni ukuvuga ngo hagati y'abagabo n'abagore biteye gute rero. Ibyo ari byo byose, ibyo ngiye kuvuga buri wese abifiteho experience kugeza ubu ngubu. Ni ibintu bimaze gusa nkaho bimaze no kurambirana mu matwi yacu, bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kugera ku rwego navuga rw'indengakamere. Ikijyaniranye rero na domestic violence ni ijambo riri mu Cyongereza, ariko iyo urebye neza usanga nyine urebye n'ibikorwa mu mago, ushobora kuba utari urisobanukiwe, ariko bari kubwiye mu rurimi wumva wahita ugasanga wari ubizi. Ubu ngubu icyo tugiye kuvugaho ni iryo toteza riba ku bantu batatu. Muzi ko umuryango uba ugizwe n'umugabo n'umugore, nanone harimo n'urubyaro cyangwa abana. Itotezo rero n'ubundi ngiye kurisobanura nihuta, video ntago turi butinde muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigufi cyane, ariko ndi bugerageze kugira ngo ibyo dushaka kwigira muri iki kiganiro bihine kandi byihutishe, byose tuze kusobanukirwa. Icyambere nibyo n'ubushize twavuze mu kiganiro runaka nabaye nkubivugaho, bitewe wenda naho dukomoka, bitewe n'inkomoko yacu, basogokuru, basogokuruza, ba data aho bavukiye, bamwe natwe aho twavukiye wenda nubwo atariho twakuriye. Wasangaga iwacu muri Afurika umugabo ari nk'umwami mu nzu. Wenda wasangaga inshingano z'umugabo ari ukujya kuragira cyangwa kujya guhinga, ibindi byo mu rugo bikamenya umugore akamenya abana, umugore akateka, umugore agakora byose bishoboka. Ahangaha rero twarahageze, dusanga umuco waho tugiye kuba cyangwa waho turi ubu ngubu utandukanye cyane n'uwo twakuriyemo.
ibibazo bihari ni ibihe rero? Kanze mpere wenda kubibangamiye abagabo. Ubwo ngiye kuvuga, ngiye gutanga urugero ruri kuba kuri ku badamu cyangwa se abagore cyangwa igitsina gore. Ahangaha twarahageze, dusanga nyine mu muco w'Abanyamerika ngo uburinganire bw'umugore n'umugabo, bumwe bwa buringanire bwanavugwaga mu Rwanda cyangwa muri Afurika, ahangaha atari nako bumeze. Dusanga hano bitewe n'uburenganzira bwinshi cyane bahaye umugore. Umugore asa nkaho ari we wahindutse umugabo, umugabo ahinduka umugore, bitewe yuko usanga itegeko rirengera umugabo ariyo makeya cyane. Abagabo bafite uburenganzira bukeya, abagore bafite uburenganzira buri hejuru cyane bw'abagabo bubarengera. Noneho kwa kutajijuka, kwa kudasobanukirwa, kwa kwitiranya umuco waho twageze, ukumva ko noneho ugiye kwihimura, ukavuga ati noneho rero sasa ubu noneho abagabo bajye batubone, noneho baratugandamije, twarakubitwaga, twaratukwaga, ntibadufashaga imirimo, twakoraga imirimo ntibadushime, ntibanyurwe. Ugasanga umugabo amafaranga akorera nta burenganzira uyafiteho, umugabo akakugenera, atakugenera ukimenya. None hano natwe noneho bagiye kutubona. Bivuze ngo ubu ngubu umugabo arakora gatoya, ukavuga ati ibeshye gatoya ukopfora, cyangwa wibeshye gatoya utere hejuru, bahite ndahamagara, barahita bakujyana. Iyo bakujyana urahazi, uzongera kuza hano utakimbaza. Ubwo rero ugasanga ariyo mpamvu dufite umubare w'abantu batari bakeya bamaze kujya bajya bamaze kujya muri jail, cyangwa bamaze kujya muri mu buroko, wenda mvuge gutyo muzabyumva. Kandi mu mubare utari mutoya wabo ngabo n'abasaza bakuze, bamwe nyine bafunzweho, abandi ntibakiba mu mago yabo, ntibakibana n'abana babo, ntibakibana n'abagore babo. Abagore nyine ubwo barabiru, nibo babangaje, abagabo bacitse ingo, baragiye. Hari abahomurese, hari abo bamaze kudiportinga cyangwa bamaze kujya basubiza muri Afurika. Hari abari muri probation deja, bari hahandi, baba bari kabisa bageze kure. Urumva ibyo byose ni ibibazo. Irindi hohoterwa rero, nubwo twari turi kuvuga ku bijyaniranye ihohoterwa riri ku bagabo, kanze tugaruke ku bagabo, dukome n'ingasire. Abagabo namwe uko mwari mufasha abagore iriya hepfo, mwibwira yuko umugore navuga uri bucire mu maso, umugore navuga umubwira ngo ceceka, ntabyo uri kuvuga. Umugore navuga ati wihonde ku gatuza, ati ntacyo uzi, jya ureka ibyo nkora ndabizi. Umugore navuga umubwira uti vuga uvuye aho ndagukubita, n'ubundi mukabakubita. Ahangaha ntago ariko bimeze. Ntago umugore ari inyamaswa, ntago umugore ari uwo gukubita. Umugore ni urubavu rwawe rwa kabiri. Umugore ni urundi ruhande rwawe rwa kabiri rugufasha, haba mu bitekerezo, haba mu migambi yose iteza urugo imbere, ibijyaniranye n'iterambere ry'urugo. Icyo ni cyo umugore yari amaze. Hano rero ntawe ukubita umugore. Niyo mpamvu mwabagabo mwe, cyangwa mwabasaza mwe, cyangwa uwo ari we wese, ibya bindi mwakwiriya mu rugo, mwe mwabizanye uko byakabaye, ahangaha akaba ari byo muri gukora. Wakubita umugore bakakujyana, ikaba ibaye criminal, bakajya kugufunga. Bagufunga ugasanga bagushubije muri Afurika, kubera ko watangiye iryo ni ihohotera, watangiye gukora ihohotera. Byonyine no kutumva umugore cyangwa se kumutoteza. Itoteza, nimvuga itoteza, ni kwa kumuhoza ku rutoto,
ibyo akoze byose ukabinenga cyangwa se ukamuhoza ku rutoto, ibintu nk'ibyo, iryo ni itoteza. Ibyo rero hano amategeko arabihana yihanukiriye. Tugaruke noneho ku bana, abana b'insoresore, abakobwa b'abangavu batangiye kuba bakuru b'udukumi cyangwa se bamaze kuba inkumi, bageze hano kubera bazi yuko ababyeyi ngo batumva icyongereza neza, bagera hano noneho nabo bihimura ku babyeyi. Ukaba uri aho uvuga uti iriya numviraga umubyeyi kubera ko yagombaga kumpa urukweto, numviraga umubyeyi kuko nagombaga gukenera udufaranga akaba ari we ntubaza, numviraga umubyeyi kuko ari we wagombaga wanyishyuriraga ishuri. None hano umubyeyi ntacyo amaze, nta shuri yanyishyurira, amashuri ni ubuntu, nta mafaranga mukeneyeho. Nshoboye gukora nkabona amafaranga yanjye, nkagira akawunti yanjye, ngasevinga amafaranga yanjye. So rero ntacyo umubyeyi yabambwira, ngomba gukora ibyo nshaka, amafaranga yanjye ngomba kuyakoresha icyo nshaka, ngomba kurara iyo nshaka, ngomba kujya ngiyo nshaka, umubyeyi atabanje yambaza. Rero umubyeyi ntacyo amaze. Muri make nuko muba mutabisobanuke, wa mwana we cyangwa buri wese ukora ibyo bintu, nawe iryo ni ihohotera uba uri gukorera ababyeyi. Kuko n'aba bana b'Abanyamerika ntago burya babana bagifite ikinyabupfura, babana baba mu ngo z'abakristo basenga, babana barezwe, babana bize ku bigo byiza, baba bacyubaha ababyeyi kuzageza n'ubundi babaye abagabo cyangwa babaye abagore. Rero murabyitiranya, ibyo bita uburenganzira bwa hano ntago ari ibyo ngibyo. La liberté ce n'est pas la libertinage, il faut différencier de toutes choses. Ubwo rero ibyo ni ku bana. Ariko ngaruke gatoya noneho kuko ijyana ntarava ku bana, dufate babana batoya bataraba abangavu cyangwa se nabo babangavu. Ababyeyi mwebwe hari ntago n'ubundi mwaba mubangamira n'abana, umwana akaba ari aho ngaho atakugezaho igitekerezo, umwana akaba atakuganiriza ku kintu runaka yumva, yaza kukuganiza ukamugiraho inama, naza kukubwira uzamucira mu maso, nutamucira mu maso wenda ukaba utazanamwumva, umwana akababara. Kandi umwana burya ni ukuvuga ngo ikintu cyose akorewe ntago kijya kimuva mu bwonko, nta nubwo akibagirwa. Ni umwana burya no kwitondera, ukamutega amatwi, haba ari naho ari gutandama ukabanza wamwumva kugira ngo umugorore neza, no kuba wamwumvishe, wamara ukanamugira inama mu nzira nziza, kandi ukabanza wamugira inshuti yawe. Nubwo ari umwana wagomba kuba inshuti yawe. Burya iyo wamaze kugira umwana inshuti yawe nibwo agenda kubwira utuntu n'utundi ahurira natwo ku mashuri, utuntu n'utundi ahurira natwo, n'utundi natwo ahurira kuri aya matelefone batunze. Iyo umuhabura ntago burya yakubwira. Ubwo rero icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, ntago ahangaha umwana ari hahandi ho kuvuga ngo azifuza ikintu narangiza atakambe. Ahangaha dufite amikoro. Yego ntago ari ngombwa ngo umwana umumenyeze kumuha kimwe cyose agusabye, hari n'ibyo yagusaba bitari ngombwa. Ariko reba, niba umwana wari umwangavu akaba ari kukubwira ati kubera ko nkeneye kwiga neza, nkeneye telefone, nkeneye smartphone, nkeneye iki, nutakimuha bizamwangiza mu mutwe. Natakibona cyangwa akabona mugenzi we agifite, hari igihe azagishakisha ku bubi no ku bwiza, akagishaka ahubwo mu nzira zibangamye, zinabangamiye ubuzima bwe, kandi ejo akaba ari bizakubabaza nk'umubyeyi. Ubwo rero aho hari kubakubita. Rero abana bakiri batoya, ntago umwana niba akoze ibintu bitari byiza, ntago ari byiza kumukubita. Yego inkoni hari igihe agashari nako kaba keza gakosora umwana,
ariko agashari gatandukanye no gukubita igipfunsi, agashari gatandukanye no gukubita ufata umwana ukaba wamukubita ku gikuta, agashari gatandukanye no gukubita umwana ufite umujinya, umwana akabona koko kumuhana ufite umujinya. Ubwo icyo gihe umwana ntabwo azazirikana ko yakubabaje cyangwa wakoze ibitari byo, ahubwo azahita abona yuko uri umugome, azahita agufata ko uri intuza n'ikibazo. Ashobora icyo gihe kuguhamagarira n'ubundi polisi kazi kagutwara, ugasanga n'ubundi ingaruka zizagaruka ku mwana. Aricyo nanavuze yuko ba bagabo bari gufungwa cyangwa basubizwa muri Afurika, wa mugore n'umugabo batumvikana, ingaruka burya niki zigaruka ku bana cyane. Kuko iyo mwakabaye murera abana muri babiri, umugabo n'umugore, kubera umugabo yafunzwe umugore agasigara ukora byose, ntago umwana uzabura uburere bwa se akabona ubwa nyina gusa, n'ubundi azakura hari icyo ari kubura. Cyangwa umwana nakuzwa na se na nyina yaragiye mu nzoga cyangwa yaragiye mu bindi cyangwa yarifashe nabi, n'ubundi azabura uburere bwa nyina. Urumva rero uruhare runini ababihomberamo ni abana. Ngiye gusoza, ariko ntago nsoza mvuga ngo impamvu nyamukuru zishobora kuba ziri gutera ibi bibazo mu mago. Ndagaruka n'ubundi ku bagabo. Abagabo n'ubundi ahangaha usanga barishoye mu bintu runaka, baragenda, ubwo umugore wawe araho uramupfukiranya, uramubeshya. Ushobora, abagabo benshi bari kujya batanyurwa n'abagore bakashaka abagore ba kabiri cyangwa bakajya mu ndaya, amahoteli yabaye amahoteli. Ubwo icyo ngicyo nacyo ntago burya icyo ari icyubaka. Muzi ko icyo kintu gisenya ingo cyane z'abubatse hagati y'abagabo n'abagore. Rero izo ngeso zose twigiye hano, iyo mico yose mishyashya tutangiye kujya tuzana mu mago, ntabwo ingo zakomera. Ubwabyo muzi ko icyo ari icyaha urunuka. Muzi yuko iyo abantu biyemeje kubana karamata, biyemeje kuba umugabo n'umugore, abantu biyemeje kuba umubiri umwe, barahiriye yuko bazatandukanywa n'urupfu, bakabaye n'ubundi baba faithful, kunyurwa. Umugabo akanyurwa n'umugore we, akumva ko umugore wamunyuze, kakumva ko umugore wamuhagije. Ibyo gutangira kujya uca ku ruhande, ucaracara, ugenda ujya iburyo n'ibumoso, ibyo bintu ni ibyo kugutera umwaka, ibyo bintu ni ibyo kubasubiza inyuma, ibyo bintu ni ibyo gusenya urugo. Ariko ntago ari abagabo gusa, hari n'abagore. Wenda bo ntago bari cyane, ahari kanze mvuge gutyo, ntago ari nk'abagabo. Ariko n'ubundi nabo hari abagore bakeya bashobora kuba n'ubundi baritwaje bwa burenganzira twavuze, bakaba nabo bari aho ngaho barahabutse. Ibaza umugore wahabutse rero. Umugore wahabutse rero ntabwo ari nk'umugabo. Umugore wahabutse we aba yagiye pe. Burya umugore washukitse, umugore wamaze gutera intambwe yo gusogongera ibyo hanze, umugore wamaze kumva ko yatangiye kugira agatima ko hirya no hino, uwo waba yagiye. Abagore bo yo bagiye baba bagiye, ntago bajya bagaruka. Kandi burya urugo rwubakiye ku mugore. Burya umugabo aragenda akazizambaguza, agakora ibyo akora, yazagera nyuma akagaruka mu rugo. Umugore igihe ari umugore uzi kubaka, umugabo akazizana. Ariko umugore we yo yagiye kugira azagaruke, biba byararangiye. Rero bantu bacu, icyo nicyo kiri gusenya ingo. Bagore munyurwe n'abagabo banyu, ibyo bakubwira ku ruhande, abo bagutaka, abo bakubwira ibyahe, nawe urabyumva. Ubwo sinzi wenda niba koko umutima wanyu uhamanya nabyo neza, ariko wakabaye unyurwa n'umugabo wawe. Wa mugabo we, umugore wawe warahiriye, wahaye umutima wawe, warahiriye kuzamukunda kugeza umutandukanyijwe n'urupfu, iyo ndahiro urayibagiwe.
gukomeza ukunda umugore wawe, niba yarakubyariye mukunda abana n'umugisha. Bajya bavuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, murera abana neza, Imana ibahe n'umugisha, mutere imbere. Rero ntago byose kuri Mataru TV show akanya kangana urwara ntago tuba twabiva umuzi. Iyo tuvuze ku bintu hari abo biba bikanguye, nubwo tutabivugaho byose ngo tubisobanure tube tubiva umuzi, ariko hari uwo bikebura warutangiye kuyoba, uwo utarusobanukiwe nibura ahita asobanukirwa uko burya umuntu adashobora kugenda yishuka. Rero nkabangira ngo niba ushaka kugira ngo tugende twiga ubuzima, ibintu bitandukanye biri mu buzima bwacu, jya kuri Mataru TV show ukore subscribe, ukore share na like, tujye dusangira ibiganiro byose dufite. Wowe utaratumenya hariho amavideo menshi cyane ujyemo, harimo inyigisho zishobora gutuma buri wese ahinduka, kandi buri wese agaguma kurwanira iterambere, buri wese agakora iby'Imana, buri wese agakora ibyatuma Imana imuha umugisha, aho kugira ngo ejo azasebe muri rubanda. Rero nkabangira ngo akaryoshye ntago gahora mu itama. Kuri Mataru TV show nakagaruka, nukuvuga ngo ubutaha tuzaba twabazaniye iyindi topic, cyangwa tuzaganira ku bindi bintu nabyo by'ubuzima kandi bizajya bigenda bidufasha. Naho ubutaha tuzongere dusubire, tuziko muri inshuti z'akadasohoka. Imana ibarinde.